Gera i Bukavu mu yindi famille ariko twakiriye abarundi bahunze kera, umurundi yarahunze muri 72 umu extremiste vraiment yanka abatutsi abivuga. Ubwo baramubwiye baramubwira ataba umva ambasaderi aramubwije ko yambwiye ataba n'abana bacu ati hari n'abana b'umugenzi atarahari n'ibiki byose ati nta nyenzi zindahira hano ati urumva mama bose hari n'ibiki byose ngo mama bagashika bahita bagenda. Nuko mama yabivuze nyine yaje kuza nyine adukuraho difficilement uyu mugabo aradusohora mbega ashaka ko dusohoka ngo nta nyenzi murarira malgré ibyo twari twaraciyemo malgré ko yaraziye bikomba papa nawe yagize ko byagenze ariko le fait yuko uri umututsi ntushobora kumugumira mu nzu ye. Twaciye tuhava ubwo nyuma nibwo twaje kujya Buvira turahaguma njya kwiga ntibyananiye kwiyentega kuko urumva Buvira bavuga Igiswahili kandi narakuze mvuga Igiswahili tujya ku ishuri ariko urumva uri umu refugee bagutuka ura n'abana bagacira ngo refugee mukimbizi bo bavuga refugee badutuka niki dufite n'amashuri y'aba refugee twajya kwigira ahantu hitwa Ikasenga bari badutije amashuri pour 2 mois bari muri vacances nyuma za kujya kwiga ahandi yitwa Kakombe wumva kuri uri impunzi nk'abandi abarundi bose babatuka ariko icyo gihe sare encore twari turi abarundi benshi bahunze abarundi rero abo bari barahunze muri 93 ntibari bafite akantu k'amacakubiri cyane surtout abana twigana nta ngorane yari hari. Hanyuma intuze genocide irarangira FPR ifata ubutegetsi abahutu benshi barahunga bahungira Buvira baza ari benshi muri juillet août dutangira amashuri bari bamaze kuza ari benshi. Aho rero niho nahise mbona ikintu cya extremisme gitanguye kubyuka no muri baba kongomani batagiraga icyo kintu bo badufata kimwe turi twese turi aba refugee ariko hatangwa kuvugamo ikintu cyo kuvuga ngo harimo abatutsi kandi ngo abatutsi ni babi. Aho rero natangiye kugira kumererwa nabi nk'umwana nyine hamwe umwana akubaza ngo nyereka ibyo wanditse wamwanyira bakimwe ngo umutuke ngo mubwire ko ari umututsi akagutuka ukumva nyine umututsi ni ikintu kibe ngo umutoto wa nyoka ni nyoka umwana w'inzoka n'inzoka ukumva nyine ndavuga ni bon bwa mbere nari inyenzi mu Rwanda ubundi inzoka harimo evolution quand même rero igenda iba ariko urumva ku mwana kuko na mama yarambwiye ati numa ibintu byose no ukunuma ndibuka ko najyaga nicara mu cyumba nkaryama nkapima cercueil yanjye kavuga ndamutse mfuye bo mpamba muri cercueil ngana burya uko numva ko gupfa byo uko biri kose nzapfa kandi vuba kandi numva ko nzapfa banyishe kuko nabonaga ko nta rundi rupfu rumpiga atari abantu banyanga ukwangwa muri kote zose. Abatutsi bari mu Burundi benshi bicwe n'abahutu abahutu nabo biciwe n'abatutsi rero kuza uvuga ngo uri umututsi wiciwe n'abatutsi wangwa n'abatutsi cyane kuko baravuga ati nta n'isoni cyoze kubivuga uratinyuka kuvuga yuko twica bene wacu. Message yanjye yaraherekejwe barayumva icyo nashaka kuvuga ko ari ukugira ngo nerekane yuko nta bwoko bubi bubaho umuntu niwe yivukira akaba mubi agahitamo gukora ibibi.